The grace that does not live in this sorrow and soul. God help those who are in need. Chérie. Chérie. Babe. Chérie. J'ai bité. Byiza morning. Aratu. Akiri ngura gutya. Kuko mutse karisa. Ntabwo nasinziriye ahubwo. Umvanye ahantu kure cyane nari nsinziriye. Sorry ariko ndashaka kuvugisha. Amanashira karori. Ushaka ubutaryana. Wa mu mwanya muto tukavugana. Ndashaka ko tuvugana. Ufite iki kibazo se? Ego kagato. Ndeburaakaye. Oya, meze neza. Icyo gituma mbona mu buriri mwa. Icyo nshaka kugusaba. Wagire neza umubiri mwumve. Ahubiyana kumva. Okay. Waramutse ariko. Waramutse amahoro. Oye. Nanjye mbonye bucya. Naraye nicaye. Ufite akamunyu baby? Ariko mbabarire ntumakanire. Singumakanire. About what? Babe, urabona narize. Ni n'ikintu iwacu bashyizemo imbaraga cyane ngo nkore. Ibyo ndabizi. Urabizi ibintu ukuntu bitanze bishoboka. Sibyo? Nagura amakanira. Njye n'umuro cyangwa umuhungu warize. Iwanyu babishyizemo imbaraga cyane. Yeah. Subonda bakana ndabizi nyine ko wize. Okay. Ntabwo nzajya ngusaba ibintu byose. Honestly, I want to be independent. Ndashaka umugore nanjye wigira. Sibyo? Yego urabima ntacyo ndagusaba ngo kinyime. Ariko ntebe upfumwe no kuba ngusaba n'umunyu. Uteye ipfunwe No kuba ngusaba kugeza ku munyu. ariko waruzi ko uri vaze ryanjye. Warubizi? This is what I don't want now. Come on. Ndabyumva. Icyo washatse kuvuga nacyumvise. Ariko bitewe n'urukundo ngukunda. Ntabwo mbashaka kuvunika. Babe, come on, nshaka gukora. Igihe cyo gukora ntabwo kirashika. But when? Kizagera ryari? Nateganyije ko byibuze hanyuma y'imyaka 2-3. Kandi aribwo tuzaba turi mu gihe cyo kuba turi kwinjoyinga amafaranga gusa waritse nkakora nkifite imbaraga. Jere ndagukunda urabizi sibyo? Kandi buryo ukunda uramwifuriza ibyiza sibyo? Nta no gutuma avunika. Ibyo nkora ndihagije. Uri Madame Fali. Okay. Nakundi nabigenza. Gusa wumve ko sinanze gukora. Genda shaka umanze utunganya ibintu byo mu rugo. Mbega ukonje nkasanga uko nagusize. Nkasanga ari cyahindutse. Urabona nk'uburyo nagushatse umeze. Usigaye utuma ukunda In this sorrow and soul, God help those who are in need. Saha yagiye. Ariko nta kibazo ko nikoresha se. Ariko nyine ndashaka ko akazi gakora neza unanekereza. Sibyo? Ni inshingano zanjye. Yeah.
I mean ibyo nakubwiye cyagiye mbabarira ndakwingenza kunsiga hano nyine ukansanga gutya please Jeri mu by'ukuri urabizi ko nakubwiye ko ngukunda pe kandi ntabwo ari uburyarya sibyo abafite babimbwiye nabitekerejeho hari n'umushuti wanjye nabiganije yambuye atari ko burya umugore ukomotse n'agakora karara n'ubuzima bwo hanze yagiza kurushaho urabizi buri wese agira umujyanama we cyane ko mugufitiye rega impungenge haye mba mbona wagenda ntugaruke oya icyo ntabwo ari ikibazo icyo nshaka nanjye no kuva mu rugo okay ibyo wansabye nabyumvise sibyo uzajye mu kazi sibyo ego urabyemeye thank you urakoze cyane sibyo ngaho ugenda mu kazi ntagutinza reka njye mu kazi gusa ndatakaye ndabageze utegura iby'umugoroba hakiri kare kuko nasa kumenda mumagisha none se ntabwo urambwiye ko uraza kugenda ugahita ujya n'isafari cyarimwe ari impamvu ningushyiremo imyenda oya isafari nzayikora no uvuga ngo imyenda iyi ngiyi nuko hari ibyo ndi bukore mu kazi nduhindure kuko hari meeting mfite uko ngiye ntabwo nagakondi bambare kure rero The grace that does not live in this sorrow and soul. God help those who are in need. Sumuzi se erega njye nawe turakundana gusa ariko sinzi neza abanza naramufatiranye ariko nyine byarakunze Imana ishimwe felicitation merci ubwo rero ugomba kubyitwaramo neza ntibibangamire urugo ntibibangamire umwana erega no gufasha umugabo ni byiza kuko ntabwo aba abona ko akiri kuvunika wenyine hari ibyo uba ukora nawe akora ni byiza pe kuba yarabyumvise akabyemera yari gushobora no kubyanga kandi ugakomeza ubuzima nyine bisanzwe nari kurenzaho iki se nta na kimwe rero kari uzabikore wanyereye neza inama n'ubwo bwenge ntari kubumenya oya byari ngombwa ubu uzajya ugenda nawe agende muhurize mu rugo ibintu bigende neza ariko nyine ubikore bitabangamiye urugo atazabona ko yataye umwanya kukwemerera kugenda kandi biri guteza ikibazo wabonye se wo gusigira umwana wapi none ubwo ese nawe urabizi ko ari byo kinyemerera nta muntu tuziranye nari nzi ko nyine n'ubundi nawe ndabikubaza ukanshakira umukozi se sibyo ko nyine ese umwana azabyemera ubundi ahubwo yakagombye kuba umukozi yaza mbere ukamumenyereza nawe ugihari ko hari abana batinya abakozi ukamenyereza kandi ejo aribwo ndatangira ejo none ubwo se biragenda bite already namaze no guhita mvugana no ku kazi barambwira ngo ejo ngo ntangire ejo urumva ntabwo nabipostpone birumvikana rega akazi abantu benshi baba bagashaka rero ugiye mu byo gutinda bashaka abandi ariko nta kibazo wowe ubazaba ushoboye nanjye mbazaba nshoboye sibyo tuze kureba ko hari ukuntu twaza kubihuzahuza wenda byibuza nk'ejo mu gitondo ngende yahageze muri weekend nzayamumenyereza biranoroshye ejo ni kuwa gatanu muri weekend muba muri kumwe n'umwana akagenda amenyera gake gake byaba ari byiza wowe se umeze ute meze neza nanjye nta kibazo nibagiye kubikubaza umwanya wose twamaranye kuva kare dufite inkuru nyinshi ariko se zijya zinarangira noneho ugiye kuba bize gusa tubonana ryari mva ngiye kuba bize ariko tuzatubonana hari ikibazo se subizi ko tujya tugira wa muhuro wanjye n'umugabo wanjye n'umugabo wawe yego ubwo ntaho n'umusaduri ariko Imana ishimwe ko yabyemeye akanabyumva nawe nyine uzabikore neza ku buryo nta kibazo kizazamo nta kibazo ahubwo tugende tujye guhura nyiri kandi uguze ya myenda dukorana nanjye ndayishaka birumvikana ugenda uhanyereke ko warabwiye ngo uzanyere ku muryango ngo uyu munsi ntibakora noneho nzahanyure mvuye mu kazi wishimye washyushye ugiye no gushaka imyenda felicitation ariko nibyo kwicara mu rugo se nta mpamvu n'imwe pe ni byiza cyane ndishimye tuzabinywera ako uri inshuti nziza nicyo inshuti isobanuye kandi guhura tuganira tuvuga byagenze uko byagenze oya umuntu aba agomba no kugira inama noneho wagira imana
yabyumva neza nkuko nawe ushaka ko bigenda bikagenda neza. ese Kelly yameze ate? Kelly yaraho ari mu ma examen mubona gake. nawe umeze nk'umuntu udafite umuntu mubana, umwana arajya ku ishuri nawe ukajya mu kazi. Iyaje ni mu cyumba mashini kumubona ntabwo bikunda, kandi mu gitondo ndazinduka ngenda ataragenda, nimugoroba nkagera yananiwe yaryamye, kandi nimba ari kwiga ntugomba kumuderana. Ndagakumbuye disi mukigera iwacu Imana ishimwe ubone n'umukozi ugira n'umwanya. Siko mushaka gutekereza yuko nabatereranya rimwe mu nsura gusa. Ndabizi mva ntegereje ko bishya tukarya ubundi tugatugenda ndiko byumva turashonje. Ndebe uko bimeze tutagenda shaka wanaza tukanyura mu gikari. The grace that does not live in this sorrow and soul. God help those who are in need. Umuntu uryamye hano izi sahara kuri no ruzuba. Muko bite byawe kuryamye hano? Meze neza? Eguka tuvuga. Uswa n'inzoka ishaka kukuriramo? Bite byawe? Eguka. Bite? Urarwaye? Muhira ni hehe? Muhira ni hehe? Ni mu majyepfo. Mu majyepfo? Mu majyepfo se yahurira he na hano? Kigali. Mubyeyi sinzi niba uri umubyeyi cyangwa uri umukobwa. Umuruho naho utakugeza. Uratwite se cyangwa wakuyemo inda? Oya. Bimeze bite nyine? Sobanurira. None se kuryamya hambere na mbere urava aho urajya he? Munda ari kukurya? Nibwo amaze iminsi 3 naryo. Uta? Ntacyo kurya mfite. Nanjye ndi kukubaza ubusa. Haguruka tugere hariya mu rugo iwanjye ntari imbere gato, sibyo? Ubanza uruhuke umbwire uko ibintu byakugendekeye. Nabanaga na nyogokuru. Ariko namubazaga papa na mama. Akambwira ko atazi aho baba. Kanyihorera akambwira wa mwana nukambaza. None nawe nyine yitabye Imana. Twaramushyinguye none abandi narinzi na bene wacu banyirukanye mu nzu twabagamo. Pole sana ngwino mbanze njye kukondora. Ibyo uzabimbwira ejo cyangwa ku mugoroba waruhutse. Eguka. Sinda nagushobora se. Wanegekaye burundu. Ihangane ndagufite. Ihangane mfata. Umuntu mwiza pe bandi bantaga. Wimara umwuka wawe tubanze tugende. Kandagira wasi gato. Oya sha. Ihangane tugende. Fata hano tera gatambwe gatoya. Ihangane. Ntabwo ndi bukwe. Oya ntabwo uragwa ndagufite.
uyihangane ndagufite mana yanjye ihangane does not live in this sorrow and sorrow. Liza God help those who are in Usa neza mwa need. uruwa hafi meze neza urabona ko ngiye kujya mu kazi sibyo nizere ko urasigira ibintu bimeze neza uruhuke turumaze iminsi utaryama nubwo ibyo bintu sinzi n'ahantu harano ugiye okay urebe ibintu uteka kandi byiza sibyo tonta asange byahiye hanyuma nugira ikibazo uraza kumamagara imbere y'igitanda nasizeho amafaranga nuyakoreshe yose sibyo mbona ndayakoresha neza ariko mabisha ntabwo wagenda nakubwiye ikindi ku mutima ni ukuri warakoze cyane hari igihe nicaye mu cyumba nurikanarira numva amarira arataka iyo nekereje ibintu wankoreye ntabwo nari nzi neza ko i Kigali hari abantu beza kiba abantu beza bambwiraga ko i Kigali ni ukuri warakoze wanoraguye ku muhanda reba ukuntu nsigaye nsa uzi ukuntu wamfashe meze bamwe banyuragaho bakanyita ko ndi umujura bitewe n'uko nasaga ariko wowe warambonye si wanyirengagiza yarekera udatumanira umugisha nawe nzakubera umwana mwiza musezeranyije ko nzigira ngo nzakubera umwana mwiza wowe uzirinde muri ino Kigali nta kindi ngusaba sibyo uzirinde uri nk'umwana mu rugo sibyo ntuzagire icyo kinamari kandi nanjye nabyara umwana w'umukobwa akaba nkawe se cyane nanjye byambamo sibyo ngaho njye mu kazi mabusha mwana mbanzi imana araguhaye umutima utigizeho abandi nukuri mba numva nyine n'uwakuru uzanshima no kwirinda ukandindira n'ibintu kuko mba nabigusigiye abari ibyago ngo sibyo yego humura urakoze cyane kandi abashima ni bake aho wirirwe neza nta kazi keza mabusha sawa murakoze yego reka baze fata akantu bitengaruka ngende. Okay. The grace that does not live in this sorrow and soul. God help those who are in need. Cyaro naje nyine gushaka akazi mabuje hano n'akazi wageze ryari wageze ryari wajeje nakubura sare nagaragera hano ku kazi ni ntagarata oya ndamasaha yananga none se bimeze bite wambaye mu cyaro wanyu ni hehe mu cyaro uvuga ngo wanyu ni hehe Muhanga gana Muhanga kari ni ngeze muri 12 muri 12 cyangwa mu cya kabiri mu cya kabiri se ufite imyaka y'ubukure ufite imyaka y'ubukure narifotoje ariko ntabwo ndafatirangamo imyaka ingahe 18 usuze gukora akazi ko mu rugo
ndakaze kugenda nkamenya mabuja yanyerekereye yakubwiye byose ko ugomba kubikora yarambwiye yaransobanuriye buri kimwe witwa nde nitwa Liza Liza yego okay none se yaba ari we tonto yambwiraga njye nyir'urugo ntabwo ndi tonto byiza ntazi kuza umwana mwiza nawe mara bose nzababera umwana mwiza nuko mabuja yangize akamba akazi rwose nzababera umwana mwiza se mwahuriye he twahuriye ku muhanda nyine yasanze nicana ku muhanda just ku muhanda aje yakwizera gusiga mu nzu erega bose nabonye mabuja ari mwiza ese hari ikibazo yagusanze ku muhanda akuzana gusiga mu nzu ajya mu kazi yego so ubundi ari hehe ko yagombye kuba yatashye amasaha ye ko yageze ubundi ari hehe tanze muhamagare ndende bose kanjye kureba umwana kumva ko ameze neza nigenda muri nta kibazo waje ryari ahubwo wowe ko watinze gutagenze bite sava ko watinze gutaha ntabwo natinze cyane kumwe muri guhamagara unafite ko telefone uri kumwe na Liza se akambona agahita agenda ahubwo mbwira harya nibwo ukimubona ndinjiye ndatungurwa mabad ntabwo nabikubwiye mugize akazi kenshi nyine ejo nyine nyuma yuko nguherekeza mushiki wanjye yaje kundeba sinzi nimba uramwibuka ariko nari namukubwiye ko ari buze yanabyibuka noneho muherekeje mpura n'umukobwa unaniwe uryamye ku muhanda umwana w'umukobwa unaniwe uryamye ku muhanda ntawamenya abamugirira nabi ndamwegera njye n'inshuti yanjye turamuvugisha numva yari yaje Kigali ahuye n'abatubuzi nyine baramutuburira ngo hari akazi ibiki n'ibiki bamwambura ibintu byose nta kintu kimwe yari afite uretse envelope aya envelope mbaza ngo yarimo iki yarimo aka kantu konyine agatambaro nawe ubuvanye ku muhanda uzana mu rugo rwa fata nyine uribuka ko wanyemereye yuko ngomba gukora nakora uretse gato kwemerera gukora nibyo ariko se nk'uriya mukobwa ntabwo ngomba kumufata umuntu aho ubonye ucetse ugaterura ukazana mu rugo ntuza hava ntuzi bene wabo ntawamukurangiye urumva icyizere kwanza bamuhaye kugira ngo musigire inzu ugende wari ugikuye he we none ntabwo nari nkeneye umuntu uzajya uguma mu rugo byibuza umuntu uramukeneye ndabizi ndanabyumva 100%, sibyo cyane ko kuba wagiye mu kazi then ukaza ukita ku mwana ukaza ugateka then ukajya no gufura gukoropa ndabizi ko byakuvuna nanjye ubwanye ntabwo ibyo nabasha no kugufasha ngo tubishobore tubihandoringe twembe turi babiri sibyo gusa ngiye mu nyine manje kugira no kuvana umuntu ahantu from nowhere ukamuzana mu rugo kandi urumva izo mpungenge mfite naye wazigira gusa yuko umutima wawe wifitiye umvice nyine just okay man izadufashe atubera umwana mwiza sibyo ariko I'm sorry kuba ntarabikubwiye ejo yarananiwe araryama nanjye ndabyibagirwa no guhita njya mu kazi baby humura nta mutima mubi ndabizi ko nta kintu kibi wakora cyane ko bari inyungu zacu z'umuryango ndabizi pe nta kibi watekereza gusa nyine nanjye mvuko nkubwiye kuriya kuvuga ngo ubundi tumenyere ko abakozi umuntu amukurangira cyangwa ukamufata muri company ahantu ukabuza ahantu yavuye gusa nanjye namuganirije numva wava Muhanga ngo mu cya kabiri hiryo mva n'umunyitarama muri make nta nubwo ibyo njye nabimubashe ngahibaze gusa
ntabwo ari bibi kuba ubonye umuntu ugomba gusubira mu rugo. Ikintu cya mbere ntabwo ari nzatanga amabwiriza kuba umukobwa anyitere ku mwana cyane kurusha ibindi byose.